wari umuryango utekanye, wari umuryango wishimye, wari umuryango utagira ukusa, ariko nyuma yo kubura umugabo everything falling apart. Nyamuneka niba utagira umutima wihangana biragoye ko warangiza iyi nkuru, gusa harimo isomo rikomeye cyane. Nibisanzwe nge ndi Ntagara Delphine waguteguriye iyi nkuru. Muraho mwese, nje hano kugira ngo ngire icyo mbabwira ku buzima bw'umugabo wanjye nk'uko benshi bagiye babinsaba. Uyu niyo mwuka wa nyuma w'umugabo wanjye yahumetse turi kumwe kwa muganga. Reka mbabwire uko byatangiye. Byari mu gitondo nk'ibisanzwe nk'indi minsi isanzwe. Rwose nibwo umugabo wanjye yavaga hejuru kuri floor kuri etage mu nzu, aba yikubise hasi. Mu by'ukuri akimara kwikubita hasi twumvaga ari ibintu bisanzwe ari buze kumererwa neza, ariko siko byaje kugenda. Umugabo wanjye yari afite imyaka 30, twari tumaranye imyaka 18 dufitanye abana 3. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 mu kwezi kwa mbere yituye hasi aza gukomereka akaguru k'ibumoso. Bamutwaye muri emergency room bamubwira ko agomba kubonana n'umuganga w'inzobere. Muganga ati nta kibazo gikomeye afite, nuko nyine ari amaraso atari gutembera neza, ahubwo ko tugomba gushaka umuganga wa physical therapy akamukurikirana. Icyo gihe twaramushatse amara amezi 6 rwose akora siporo ngororamubiri. Gusa muri ayo mezi twakomeje kwiyambaza umuganga, tukamubwira ko uko bwije nuko bukeye bigenda byiyongera, akaguru kagenda kabyimba. Umuganga yatubwiye ko amahitamo asigaye ari ukumukorera surgery cyangwa kumubaga. Icyo gihe twarayikoresheje, gusa twamaze ibyumweru 6 nta muntu uraduha igisubizo kw'ibyavuye mu kubagwa kwiwe. Muri icyo gihe cy'uburwayi bwe nakoze ibishoboka byose ngo mwibagize iby'agahinda no kwiheba, kuko ni hahandi yabaga arwaye bikomeye. Ye n'abana tukagerageza gukina nawe kandi mwimbere arimo gushira. Byarandyaga cyane bikambabaza, gusa nkirengagiza. Abana bo bumvaga ko rwose papa azamererwa neza cyane. Mu rugo twarakinaga, ariko ubuzima ari ntabwo pe. Uko tugenda tujya kwa muganga baje kutubwira ko yafashwe na kanseri, ko byavuye mu ivi bikazamuka no ku bwonko. Murumva kanseri yo mu bwonko irakomeye cyane, it hurts, birababaza. Ifata ivi ryo mu kaguru k'ibumoso n'ubundi. Byarababaje cyane kumva ko umugabo wanjye yafashwe na kanseri. Uko bwije nuko bukeye yarahindukaga mu mibereho ye ya buri munsi, akababara cyane, akabazwa n'ubuzima. Mu kwezi kwa 8 twari tugeze muri stage ya 4 mu kugenda twivuza. Murabizi ko kanseri igenda igira stage, uva kuri stage ya mbere, ya kabiri, ya gatatu kuzamuka bitewe n'uburwayi bwawe ahantu bugeze. Twatangiye nyine kujya kwa muganga. Umugabo wanjye we yumvaga afite icyizere cyo kubaho, nanjye nkakora ibishoboka byose ngo mwiteho nge n'abana banjye, kuko yari umuntu utinya urupfu cyane bibaho. So ibyo sinashaka kumenyeshaho uburwayi bwe bugeze, kuko yatinyaga urupfu cyane. Abantu bose kwa muganga baradutangariraga uburyo twabaga dukina, ariko umugabo wanjye mu by'ukuri arwaye bikomeye, ariko nkagerageza gukina nawe n'abana. Abana bakabona ko uburwayi buzoroha, ndetse n'umugabo wanjye tukamuba hafi. Ibintu bigora benshi cyane kuba batanga ibyishimo bari kumwe n'abarwayi babo kwa muganga, aho babihebye. Twebwe nge n'abana banjye twahuraga duseka dukina n'umugabo wanjye, ariko mu by'ukuri yarashiraga, yarababaye cyane, kuko kwa muganga bari bamaze kumbwira ko uburwayi bwe bugeze akomeye cyane. Kanseri yari imaze kugera ku bwonko, gusa nanze kubimubwira. Mbonye ko ntacyo byatanga, habura nk'icyumweru ngo yitabe Imana, nibwo nafashe umwanzuro wo kumubwira ukuri k'uburwayi bwe, aho bugeze n'iminsi asigaranye ku isi. Nta kindi twari gukora uretse gutegereza umunsi w'Imana. Murabona iyi video ya nyuma twakoze tujya muri shoot, aho twafashe amafoto meza, ariko ntabwo twari tuzi ko dusigaranye nawe igihe gito. Umugabo wanjye yakundaga abana be cyane, akabitaho mu buryo budasanzwe. Abatubonaga bose ntago biyumvishaga ko umugabo wanjye asigaranye igihe gitoya cyo kwitaba Imana. Dore aya mavideo yose twayakoraga tugira ngo yishime, aseke, tumusubize mu bihe bya kera, ariko ubuzima ntago bwigeze bumworohera. Umugabo wanjye yapfuye avuga, yapfuye dukina, ndetse anakina n'abana, ariko akagira uburibwe bukomeye, kuko kwa muganga bari baramaze kumbwira byose, ariko nkanga kumubwira ikibazo afite. Umugabo wanjye yari umugabo ukunda abana be, umuryango muri rusange. Yakoraga cyane ngo ateze imbere umuryango. Abantu benshi bibajije impamvu nagiye nkora izi video cyane cyane ku buzima bw'umugabo wanjye agitangira kurwara. Nafashe umwanzuro wo gufata video bwa mbere akirwara kugeza ku munsi wa nyuma ashizemo umwuka. Reka mbabwire, rimwe na rimwe tujya kwa muganga tukibwira ko niba muganga kubonye already ahise abona uburwayi ufite ataranagusuzuma, ariko ntabwo ari byo. Rimwe na rimwe
turishuka tukibwira ko byose ahita bimenya, ahubwo nakugira inama yo kuzajya wihutira kujya kwa muganga ugahabwa ubufasha ukwiye nyine nk'umuntu w'umurwayi. Urumva umugabo wanjye bamutindanye bambwira ko ari imvune kandi izakira, gusa byaje kurangira yigendeye. Yari umugabo mwiza, he was very caring man. Kuva twatangira kujya kwa muganga natangiye kurikodinga no gufata amashusho y'ubuzima bw'umugabo wanjye, kuko hari benshi yigishije, kuko nari naramusabye uburenganzira, kandi no kwa muganga bari baranyemereye gufata amashusho ndetse n'amafoto ndi kwa muganga. Ibi ngibi benshi byabafashe ku mutima, babonye uburyo nihanganye n'uburyo nakoze ibishoboka byose kugira ngo nite ku mugabo wanjye mu gihe yari kwa muganga. Hari abantu benshi bibwira ko niba umuntu arwaye bagomba kwiheba ako kanya. Mu by'ukuri iminsi umugabo wanjye twamaranye kwa muganga ngira ngo hiyongeyeho inyongera, njye n'abana banjye twagerageje kumushimisha, ibyo bikamufasha bigatuma basi bucya ari amahoro. Mu by'ukuri umugabo wanjye twakundanaga, yari umugabo mwiza ukunda umuryango. Kubaho njyenyine birangoye, kubaho njyenyine namufite birangoye, abana barambaza ngo papa arihe, ariko nanjye kubyakira bikanga. Iyi yari inkuru y'umugabo wanjye agitangira kurwara kugeza ku munota wa nyuma. Yapfuye tumureba, yapfuye duhoberana, yapfuye asezera abana be. Iyi video mureba ni video ya nyuma asezera ku bana be, uburwayi bwari bwamurembeje. Sinzi niba nzongera kubona umuntu ufite urukundo nk'umugabo wanjye. Basi Imana mwakire mu bayo. Reka ngushimiye rero wari wakurikiye iyi nkuru, nizere ko iyi nkuru hari ikintu ikwigishije. Birashoboka ko nawe mu buzima ugira abantu badasanzwe, yaba umugabo cyangwa umugore mu buzima bwawe akakubera umuntu udasanzwe, ariko igihe cyagera Imana bikaba ngombwa ko amutwara. Biragoye kubyakira, biragoye kubyiyumvisha, biragoye kugiye kubaho utamufite, ariko nta kindi twaha ubu buzima uretse kubuharira Imana, ikaba ari yo itugenera ubuzima bwiza. Reka tubwire uyu mugore ngo umugabo we agire iruhuko ridashira. Nawe wumvise iyi nkuru, reka twizere ko hari ikintu yakwigishije. Kuba urwaye, kuba ufite umurwayi kwa muganga, gerageza ukore ibintu bitandukanye basi byamushimisha, aho kwiheba, kuko ntabwo ubuzi igihe n'isaha y'Imana. Reka ngushimire wowe wahisemo gukurikira iyi nkuru. Njye wayikuteguriye nkaba nanayikugejejeho, nitwa Ntagara Delphine. Wanyarukira kuri YouTube channel yanjye, hariho inkuru nyinshi zitandukanye, iz'ubuzima, iz'urukundo, n'izagufasha mu buzima mu gihe wumva utameze neza. Reka ngushimire, nkwifurije guhaha ukaronka.